What's up my people? Uyu munsi ndagira ngo ngaruke tureba indi tutorial y'ukuntu twamenya ibintu by'ikoranabuhanga kuri telefone yacu cyangwa se no ku mashini. Uyu munsi nkuko mubibona ndi kuri WhatsApp. Ngiye kukwereka ukuntu ushobora gukoresha WhatsApp mu buryo buri smart. Ukuntu ushobora kwandika kuri WhatsApp uvuze gusa, ukavuga ibyo uvuze bikiyandika. Ibi bintu akenshi tubimenyereye kubibona ku bazungu cyangwa se ku bandi bantu wenda bafite amafone arenze, tukibyaho kuri fone zacu bitashoboka. Ariko ndagira ngo nkwereke ukuntu ushobora kubikora kuri telefone yawe ukavuga bikiyandika kandi mu buryo bworoshye rwose. Kurikira iyi tutorial kugira ngo urebe ukuntu wabikora. Now, nkuko mubibona iyi ni touchpad cyangwa se ni keyboard yo kuri WhatsApp. Ushobora kwandika ibintu bitandukanye ukanasiba. Ndagira ngo uyu munsi nkwereke ukuntu ushobora kwandika noneho ukoresheje amagambo uvuga. Nk'urugero, ni nkanda kuri akantu kari munsi hano dusanzwe turi coding tujya kohereza voice note, hari akantu kari munsi yaho kanditse kameze nk'akamikoro kandi ugakanze ukavuga ati wenda what's up my people, it's Jackson, let's take a look at how you can activate voice typing on WhatsApp. Now nkuko mubibona ibyo navuze byose byase byandika hano, byase byandika rwose nta gushidikanya. Ibi bintu nkuko mubibonye bihise bikunda, ariko ushobora no kwibaza ati ese ibi bintu mu zindi ndimi byakunda? Reka mbaze nkwereke ahantu bishyiriramo kugira ngo tutangirane tujyane kugira ngo ibintu byose bigende neza. Nawe uraza kandi hano munsi hano hari akantu kameze nk'akadirishya, kandi ho gutya uri hano handitse hano uzi ureba ahantu handitse next setting. Muri setting niho ibintu byose biri buhindukire. Hano uraza hano uri hano handitse voice typing, ukandeho. Wowe urasanga hameze gutya, uhita uhahindura uhafungura hameze gutya. Urangiza usubira inyuma uza hano hejuru handitse languages, ukandeho. Uraza gusanga hariho nk'icyongereza wenda n'igifaransa gusa bitewe n'izo washyizeho. Uraza guhita ukanda hano hasi handitse add keyboard, numara kwakanda hano searching mu rurimi ushaka. Urugero twe turashaka wenda Kinyarwanda icyo turi bushake. Nitumara kukibona twe duhitemo uko tubishaka, wenda tuyishyiremo keyboard turayishyira gutya. Ushobora kongeraho n'izindi ndimi zitandukanye, wenda nk'urugero katurebe ikirundi kirimo. Kirundi katurebe ukuntu sinzi ukuntu cyandikwa. Ndikubona nta kirimo, turebe. Ariko ushobora hano icyo nshaka kumvisha nuko ushobora gushyiramo indimi nyinshi zitandukanye. Ku bantu muvuga Ikinyarwanda, abantu muri abarundi nabo tuvuga ururimi rwenda kumera kimwe, bisobanuye ko ibi byose byakunda ku muntu uri mu Rwanda cyangwa se mu Burundi, aho ariho hose. Hano kaza urabona ko twe twashyizemo icya Kinyarwanda cyacu. Kinyarwanda ariko harigemo ibinyarwanda bibiri, katuvanemo kimwe kuko nsanzwe mfitemo ikindi n'ubundi. Noneho nkuko mubona tumaze gusetinga ururimi. Niturangiza turaza dusubira inyuma tujye kuri ya keyboard. Ahangaha ibyo twanditse twabibonye, ibi byose twabibonye. Twangiza tubisibe kugira ngo twandike ibindi dukoresheje amagambo tubize kuvuga. Hano turaza twandike nk'urugero, turashaka kwandika amagambo ariko ari mu Kinyarwanda. Noneho bikaza biri mu Kinyarwanda ku buryo umuntu wese nyine aho ari ururimi rwose yavuga nyine umuntu uvuga Ikinyarwanda yabasha kwandika ugakoresha iyi system. Aza kandi hano hasi ukora uri gusigamo space hagati y'ibyo wandika n'ibindi. Urabona tubona aho uhindura ururimi, ukandi hano handitse Kinyarwanda. Numara kwakanda hamaze kuza mu Kinyarwanda nkuko mubibona hano hasi. Wora wikorera ahangaha cyangwa se ure n'ahandi hantu hose usanzwe uhindura ururimi, nta kibazo birakunda. Nuhaza marakoze mu Kinyarwanda uzi kandi kuri ka kantu kacu twabonye dukandaho kugira ngo tuvuge bihite byiyandika. Kandi mo tuvuge ngo muraho, amakuru yanyu, nizere ko mumeze neza. Ndakeka ibyo turi gukora biri gukunda kandi murabona ko ari byiza, ni amahoro kabisa. Nkuko mubibona ibyo twavuze byose byiyanditse, nta gushidikanya namwe muri kubibona. Byiyanditse kandi byiyandika neza. Ibi ngibi icyo byagufasha ni iki?
hari igihe ushobora kuba uri mu kazi, wenda uri nko muri office cyangwa se uri nk'ahandi hantu ntufite umwanya wo kujya kuri keyboard ngo typing wandikira umuntu kuri WhatsApp. Ibi ngibi ushobora kubikoresha bikagufasha gusevinga igihe, ukaba uvuga uri no kugira ibindi bintu ukora, ibyo uvuga bikiyandika. Nk'urugero ushobora kwibaza uti ese ibi bintu noneho kugira ngo wandike hazemo n'utwitso. Nk'urugero hano ho iyo duhinduye ururimi tukaza mu Cyongereza, ushaka kuvuga ngo hello kama how are you doing question mark. Nkuko mubibona hano, iyo uvuze ikintu cyose uvuze nicyo kiyandika. Niba uvuze ngo muraho ukavuga ngo akitso, ako kantu kazahita kazamo. Niba uvuze ngo mumeze mute ukavuga ngo akabazo, kazahita kazamo. Ibi bintu sinzi niba mwabonye ko ari byiza, ariko ndabashishikariza ko ari byiza mubigerageze. Nubona bikunze unyandikire muri comment umbwire ko byakunze, kandi umbwire n'icyo wifuza ko nazavugaho ubutaha, kuko nshaka kujya mbakorera tutorial zitandukanye tugakomeza kubaho ibintu biri kugenda neza cyane. Ndakeka ari ibyo by'uyu munsi. Nibutsa niba utarakora subscribe wibuke kuyikora, muri comment umbwire icyo nazavugaho ubutaha, kandi iyi video niba yagushimishije ubona byakunze usharinge kuri bashuti bawe, ubahe link nabo baze bayirebe, ibagirire akamaro. Murakoze, naho ubutaha.